Amazina yanjye nitwa Eric. Ndebye inyuma yanjye yahashize nkiri umwana, sinigeze ntekereza ko umunsi umwe urukundo ruzahindura ubuzima bwanjye. Nakuriye mu muryango woroheje, aho ababyeyi banjye banyigishaga kubaha abantu no gukunda ukuri. Icyo gihe natekerezaga ko urukundo ari ibintu biboneka muri filime cyangwa se mu ndirimbo, kuko nibyo bintu nabashaga kuba nareba nabwo nagiye kureba mu baturanyi, nkareba filime z'ibihinde, ibindi bintu bigiye bitandukanye, nkareba indirimbo z'abahanzi barimo barasomana, bateretana, filime n'ibindi byose. Ushize niho naje kurangiza amashuri yisumbuye, nahise ntangira urugendo rwo kwiga kaminuza. Bwari ubuzima bushya, inshuti nshya, inzozi nshya. Umunsi wa mbere nageze ku ishuri nabonye abantu benshi tutaziranye. Nari nicaye nkiri njyenyine, nkiri gushaka uwo niga nyuma ngo nze kumubera inshuti, cyangwa se nyuma ngo tuze guhura. Haza umukobwa wari ufite inseko ituje, ngera uruhande yarambwiye uti sorry, hano haba hari umuntu hicaye? Nanjye ndamusubiza nti oya, urisanga. Yaricaye araseka. Mu kanya gato twatangiye kuganira niho naje kumubaza nti ese witwa nde? Arambwira uti yitwa Aline. Uwo Aline yavugaga mu ntara y'Amajyepfo, akunda gusoma ibitabo no gufasha abantu bafite ibibazo. Njye namubwiye ko nkiri kwiga gukora filime, kandi inzozi zanjye ari ukuzakora inkuru zihindura ubuzima bw'abantu. Uwo munsi warangiye buri wese asubiye iwe, ariko mu mutima wanjye hari ikintu cyari cyatangiye kumera. Umutima wanjye waradihaguzaga igihe natekerezaga Aline. Sinari nkiri wa musore utitaye ku rukundo, kuko twaraganiye ansekera, bituma umutima wanjye ugwamo, nanjye numva namukunze. Hashize ibyumweru bike twari tumaze kuba inshuti, twasangiraga amafunguro, tugasubiramo amasomo hamwe nawe, kandi tugaseka cyane. Abantu benshi batangiye kutwibazaho niba turi abakundana cyangwa se niba dukundana, ariko twarabihakanye. Umunsi umwe twagiye gutembera. Ubwo twatemberanaga ku mugoroba, izuba ryari ririmo kurenga, umuyaga utuje uhuha. Aline yarambwiye uti Eric, ushobora kuba inshuti nziza y'umuntu yagira. Naramwenyuye, ariko umutima wanjye wari ushaka kumubwira byinshi kurushaho. Nari mfite ubwoba bwo kugutakaza cyangwa se gutakaza ubucuti bwacu. Niyo mpamvu nakoraga ibishoboka byose kugira ngo atabasha kuba yambona imboga mu menyo. Nyuma y'iminsi mike nabonye ubutumwa bwe kuri telefone. Arambwira uti Eric, ejo uzabona umwanya tuvugane. Narabyemeye. Bukiye twarahuye, duhurira muri parike. Yari yambaye umwenda w'ubururu, waramuberaga, cyangwa se unarebye uwo mwenda wari umubereye. Ariko ubwo twaganiraga yasaga nk'ufite ikimubabaje. Yarambwiye uti hari ibintu nshaka kukubwira, cyangwa se ntigeze nkubwira kuva kera. Mbere yuko akomeza kumbwira, umutima wanjye watangiye gutera cyane, nibaza icyo kintu ese ni iki. Aline yarambwiye uti nakunze uburyo umfata, uri umuntu unyumva kurusha abandi bose. Nanjye numvisha amarangamutima anyuzuye, umutima wanjye wumva uraruhutse, kuko icyo gihe nabaye nk'umwenyura. Ariko nanjye nahise mubwira nti Aline, nabihishaga, ariko nanjye naragukunze kuva umunsi wa mbere twahuye. Waransekeraga amasaro agasesekara mu mutima wanjye, nkumva kugutakaza ari kimwe mu bintu bibi byaba byarigeze kumbaho. Aline yaracecetse akanya gato, hanyuma araseka. Mu maso he hari ibyishimo. Yarambwiye uti nanjye nuko bimeze.
Uwo munsi niwo wabaye intangiriro y'urukundo rwacu, ariko umutima ndetse n'ubuzima bwanjye ntibutanga ibyishimo gusa, kuko nyuma y'amezi make natangiye kubona Aline agenda ahinduka. Yansubizaga ubutumwa atinze, rimwe na rimwe ntiyitabe igihe muhamagaye. Iyo twabonanaga yabaga asa nk'ufite byinshi atekereza. Natekereje kumubaza ikibazo, ndamubaza uti mbese hari icyo nakoze cyakubabaje? Aransubiza uti Eric wanjye, oya, hari bimwe mu bibazo by'umuryango nkiri guhangana nabyo, niyo mpamvu ubona nsigaye nsa nk'uri bize. Narabyumvishe, ariko umutima wanjye wakomeje kugira impungenge. Buri munsi numvaga hari ikintu kitagenda neza. Umunsi umwe narahamagaye inshuti yacu twiganaga, yambwiye amagambo atuma umutima wanjye uhagarara. Yaravuze uti Eric, hari umuntu umaze iminsi aza gufata Aline nyuma y'amasomo. Yarabimbwiye, ariko sinifuzaga kubyemera. Nibwiye ko ari ibihuha. Iminsi 2 dukorera ubugenzuzi, ndareba ndavuga uti ibi bintu iyi nshuti yanjye yambwiye, reka ndebe niri byahita. Nitinzije ku ishuri. Nkiri ku ishuri nsohotse mbona Aline arimo araganiza uwo muntu bishimye. Numvise isi inyikoreye, cyangwa se numvise isi inyikaragiye ku mutwe. Sinigeze ngera aho bari, nahise nigendera ntavuze ijambo na rimwe. Uyu mugoroba n'umwe mu migoroba yambereye mibi mu buzima bwanjye. Ijoro sinigeze nsinzira. Amashusho ya Aline ari kumwe n'uwo musore yakomezaga kuza mu bitekerezo byanjye. Nibazaga mvu Aline yankorera ibi bintu. Ese yaba yarabonye undi mukunzi ntanampakanire basi? Nanjye nari naramwizeye, kandi sinifuzaga gufata umwanzuro nta mwumvise. Bukeye mwandikira ubutumwa bugufi. Aline, ndifuza ko twabonana. Hari ibintu nshaka ko tuvuganaho. Hashize amasaha make cyangwa se menshi, ntabwo nibuka neza. Nta gisubizo ndabona. Nyuma y'umugoroba nibwo yanshuruje uti ni byiza, ejo saa 9 duhure aho dusanzwe duhurira. Ijoro ryambanye rirerire. Nagerageje gusoma amasomo, ariko umutima wanjye wari wuzuye ibibazo. Nasoma Bibiliya bikanga. Ibintu byose ndumva bitangiye kumbana isereri, bitewe nuko nari namaze nyine kumva ko Aline turaza kuganira, ariko nkabona amasaha arimo aragenda buhoro. Bukeye nageze aho twari twumvikanye kare, naramutegereje iminota irenga 20. Amaherezo araza. Mu maso he hagaragaraga umunaniro, ariko yarakomeje kugira yanseka ituje. Nari naramenyereye, ariko nari nababaye. Yaricaye iruhande rwanjye aravuga uti mbabarira kugutindira. Naramurebye ndamubaza, ese hari ikintu nshaka ko umbwira? Nkubaza umbwiza ukuri, wa musore ubana nawe ninde? Aline yaracecetse gato, akanya gato, yubitse umutwe hasi asa nk'ushaka amagambo. Yaransubiza uti ni mubyara wanjye. Yaje kwiga hano, kandi amaze iminsi amfasha ikibazo cyo mu muryango. Akimara kumbwira ayo magambo, numvise umutwaro wanjye, cyangwa se umutwaro wari uri ku mutima wanjye ugabanutse. Ariko naramubwiye nti uko mbabonana, icyambabaje ni uko watangiye kunyihisha cyangwa se no kumpisha ibintu. Aline yahise afata ukuboko kwanjye arambwira uti Eric sheri, mbabarire, sinashakaga kukubabaza.
Mu rugo iwacu ibintu byabaye bibi. Papa yararwaye, mama asigara yita ku bana bacu bato. Sinifuzaga ko utangira guhangayika kubera ibibazo byanjye. Yabimbwiye ababaye. Numvise amaso yuzuyemo amarira nanjye. Nibuka urubanza nari naramuciriye ntamuzi neza, ibibazo yahuye nabyo. Aline naramubwiye nti niba unkunda ntukajye witwaza ibibazo byawe wenyine, umukunzi wawe aba ari uwo musangira ibyishimo ndetse n'imibabaro. Jya umenya ko ikibazo cyawe ari icyanjye, ibyishimo byawe ni ibyanjye. Aline yaranyitegereje, amarira atangira kumutemba. Aline arambwira uti niyo mpamvu nagukunze. Kuva uwo munsi twarushijeho kwegerana, twatangiraga kwiga hamwe tugasengerana, buri umwe agasengera undi cyangwa se tukanasenga turi kumwe kandi tugaterana imbaraga. Numvaga urukundo rwacu rugenda rukomera uko iminsi yagendaga ishira. Hashize amezi 2 nafashe icyemezo cyo kujya gusura iwabo bwa mbere. Nageze iwabo mfite impano nto y'imbuto ndetse n'umugati. Mama we yanyakiranye urugwiro, papa we yari akiri mu burwayi ariko yaramwenyuye. Yarambwiye uti niba ari wowe utuma umukobwa wanjye ahora aseka, Imana iguhe umugisha. Ayo magambo yaranshimishije cyane. Ariko nyuma y'icyo gihe ibibazo bishya byaratangiye. Hari umusore witwaga Patrick, yari umukire kandi yigaga ishuri rimwe cyangwa se ku ishuri rimwe natwe. Yakundaga gukurikira Aline ahanyuze hose. Yamuguriraga impano zihenze, akamwoherereza indabo n'ubutumwa buri munsi. Aline yahoraga amubwira ko afite umukunzi, ariko iyo kidobya yitwa Patrick aho gukurikira Aline wanjye, umutima wanjye. Naramusanze aho yari ahagaze hafi ya Aline. Uwo mukire witwa Patrick yarambwiye nti urukundo si amagambo, ni ubushobozi bwo kwita ku mukobwa. Akibimbwira umutima wanjye wahise ugwa mu kantu. Nanjye namusubije mfite n'umujinya, ndamubwira nti ariko namusubije ntuje. Naramubwiye nti ubushobozi ni bwiza ariko urukundo nyarwo ntirugurwa amafaranga. Yaransekeye ndetse anasekera hejuru arigendera. Nubwo nari ntuje imbere ye, nkiri njyenyine natangiye kugira impungenge. Nari nkiri umunyeshuri utarabona akazi, nibazaga niba koko azashobora kubaka ejo hazaza na Aline. Icyo gihe natangiye gukora akazi k'igihe gito nyuma y'amasomo kugira ngo mbike amafaranga. Byansabaga imbaraga nyinshi, nararyamaga ariko ndagerageza nkakora ako kazi, ariko nkagerageza nkanabyuka kare. Hari igihe Aline yambwiye uti ntukiruhishe cyane kubera njye. Nanjye nkamusubiza nti ndashaka ko ejo hazaza hacu hazaba heza. Ntabwo nari nzi ko ibigeragezo bikomeye byari bikiri imbere yacu. Umunsi umwe Aline yarampamagaye arira cyane. Eric, ndagusaba uhituza ahangaha. Niko yambwiye. Numvishe ijwi rye rinyeganyega. Nahise niruka ntazi icyo ngiye gusanga. Umutima wanjye watangiye gutera cyane, nibaza niba hari ikintu gikomeye cyabaye. Iyi nkuru irakomeza, ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanze kugira ngo buri kiganiro tubagejejeho, buri nkuru y'urukundo tubagejejeho ujye uba uwa mbere mu kukibona buri kiganiro. Njye wategure iyi nkuru nitwa Aime. Ukomeze ukurikirane ibiganiro tubagezaho naho mu gice cya kabiri.